Nizere ko mukomeje kugubwa neza, ibintu bikomeje kugenda neza, Imana ikomeje kubaha umugisha kabisa. Iyi ni Birashoboka TV Rwanda, muri kumwe nanjye Eros. Babwira ngo uyu munsi turagaruka ku cyamamare Bruce Melody. Bruce Melody uherutse kugira gutya atangaza album ye ayigaragariza n'abandi bagiye batandukanye nk'abo muri 155 basanzwe bakorana, ayigaragariza n'abahanzi bakomeye bano bagiye batandukanye, abahanzi b'imbere cyane kabisa. Arangije agenda ayigaragariza abayobozi, nibo bari kumwe aho ngaho, ndetse n'abo muri Universe nibo bari kumwe, agaragaza iyi album. Bari bahuriye ahantu hamwe abereka album ye, indirimbo zizaba zihari. Gusa hari abantu b'inkwakuzi kabisa bakunda ibiceri, bahise bagira gutya batangira gusohora indirimbo ze atari yazisohora kabisa. Ni indirimbo wasangaga zakozwe na producer Preskiz, gusa izi ndirimbo we ni zimwe zakozwe na Element. Wumva ukuntu abantu barenze, bazi kurya amafaranga, bazi kurya ipenda kabisa ku mbuga nkoranyambaga. Ewana baramutanze kabisa, bagiye bazipostinga ugasanga nk'indirimbo ntago yuzuye, ugasanga indirimbo irimo umuziki ewana wumva utayunguruye kabisa, ukumva ntago imasterinze uruhande rumwe, ugasanga nyine ni ibintu bivangavanze kabisa bidafite injyana. Gusa indirimbo yaje gusohoka bwa mbere niyo bita Ndi Umusinzi, yakoranye na Bulldog cyangwa se Buda, umwami wa hip hop kabisa hano mu Rwanda. Indi ikurikiye ni yitwa Roza, yahise isohoka kabisa. Nyuma yaho hahise haza iyo bita On Fire, yakoranye n'umuhanzi wo muri Nigeria, uwo nta wundi ni Joe Boy. Gusa agaragaza iyi album ye yari irimo abahanzi bagiye batandukanye, bakaba bavuga ko ibi ngibi bishobora kuba byarakozwe na The Ben ari ubyishe inyuma. Gusa nta umuntu ubizi, naho uzi ngo bihagaze bite. Hari abantu b'inkwakuzi bari muri iyi nama nyine agaragaza album ye, ntabwo abanyamakuru cyangwa se n'abandi bantu bari bitwaje ibyuma birikodinga ku buryo iyi album yakagombye kuba igeze hano hanze. Gusa ewan abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga nabo baba barekereje kabisa, baba bari hafi, baba biteguye kugira ngo basamire hejuru agasohotse kose cyangwa agakuru kose babe bagafashe, noneho batangire kugira ngo basohore. Iyi album irimo n'indirimbo Bruce Melody we ubwo yikoreye, yabaye producer nawe yaraziproducinze kabisa, nk'umuntu nawe umaze kumenyera ibintu by'umuziki hafi aho ngaho. Iyi album ayigaragaza nanone yari yitabiriye Olivier Nduhungirehe, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe nawe akaba yari ahari kabisa. Harimo abayobozi bagiye batandukanye bakomeye kabisa. Uyu The Ben na Bruce Melody rero akaba aribo bantu bakunze guhangana cyane mu muziki, akaba aribo bantu byamamare bakomeye cyane hano mu Rwanda, ariko nanone bakunda gusa nkaho bahanganye mu muziki. Iyi album rero ni album izasohoka indirimbo ziri kumwe na video, gusa inkwakuzi zikaba zarasohoye hakiri kare na video, ukabona nyine hari kwa kode bakora udustati uduki hafi aho ngaho, ariko izi ndirimbo zo ntago zari zasohotse mbere y'igihe. ari naho uzasanga hamwe zakozwe na Preskiz, ahandi ugasanga zakozwe na Element, kandi izi zose zakozwe na Element harimo na nyirubwite Bruce Melody. Zikaba zasohoka hari ziri kumwe n'ama video. Iyi album ikazaba ari album ikomeye cyane. Abafana ba Bruce Melody mugomba kumushyigikira kugira ngo iyi album izaze isa neza kabisa, imeze neza. Uyu muhanzi Bruce Melody akaba yarakomeje kugenda atungurwa kabisa, abona indirimbo ze zijya hanze kandi atari we wazisohoye. Inkwakuzi ziri kwirira amafaranga ari aho ngaho kabisa, ko cyane ko n'abantu bakundaga kuvuga ngo izi ndirimbo zakagombye kuba zitandukanye bitewe nuko zakagombye kuba ari cyamamare kabisa, zirimo injyana igiye ikomeye kabisa, zimastanzinze neza. Gusa ntabwo zari zikoze neza nk'uko abantu bagiye babyumva, bagendaga bavuga ko izi ndirimbo zitameze neza kabisa. Nk'umuhanzi ukomeye, nk'umuhanzi wa mbere mu Rwanda kabisa, wanabeherewe igihembo na Isango na muzika muri uriya mwaka wa 2024 turangije, mbere yuko dutangira Noheli kabisa. Uyu muhanzi ni umwe mu bahanzi bakomeye kandi bafite imbaraga kabisa, ku buryo ziriya ndirimbo zitakagombye kuba zimeze kuriya, zigenda zitamasterinze, wumva ko nta njyana ihambaye zifite, cyane cyane nk'indirimbo bagiye bagarukaho ni nk'iriya ndirimbo yagiye akorana na Joe Boy wo muri Nigeria. Ni indirimbo kabisa yakagombye kuba ihambaye, gusa yagiye isohoka itameze neza bitewe nuko ni indirimbo y'inyiganano, ntago yigeze asohora, nta ndirimbo n'imwe yigeze asohora, nizo bagiye bigana ziwe.
hanyuma njye nayo ngiye kukwihera udukuru tumeze neza turyoshye. Gusa hano ngaha hari abana b'inkwakuzi kabisa bari kwereka Bruce Melody umujyi, nabo bikoreramo kabisa basangira kabisa mu bihangano byiwe. Gusa twizere ko Bruce Melody nawe aticaye ari gukora umuziki we neza kabisa, ari kuwumasteringa kuri rwa rwego rwo hejuru. Uzaza umeze neza, iyi album ikazaba iteguye kabisa, idunda itwika kabisa, ku buryo abafana bazavuga ati harimo difa. Nawe wajya gukanda ugira ngo ni indirimbo za Bruce Melody, cyane ko bakunda gupostinga bakoze amacano yanditseho ngo ni Bruce Melody, amazina y'abahanzi kabisa. Aba bantu ni inkwakuzi kabisa, abana nago biyoroheje kabisa, baba bashaka kugira ngo nabo birire kuduceri hafi aho ngaho. Hanyuma niba wakunze ibyo nkugejejeho cyangwa se ibyo nkubwiye hano hafi, niba ukunda Birashoboka TV Rwanda nayo igenda ikugezaho amakuru y'ibyamamare, amakuru trending kuri social media zigiye zitandukanye kabisa. Wakanda subscribe kugira ngo tubane, like, share ndetse na comment. Ngendi Eros.